none wowe uri kujya kuvuga ngo ngiye ngo naragusabye so ngiye ndagira ngo urisaba imbabazi muri public vuga ko ibyo bintu wavugaga wari ukunsebya cyangwa ne proof yabyo other than that nta mbabazi ngiye ndaguha nukuri ibyo byo kuzintu nsebya mu bantu man birekeraho man ngiye gusaba imbabazi Eric nciye bugufi ariko nawe azinsa bibona kazi ukira aho ngaho rero manzi uragize na Eric ibya Caspi ndabishyiraho umucyo avuya Caspi zamuka ufite umutwe w'amagambo uvuga ngo Caspi yakwamuye amafaranga yawe urahamanya n'umutima wawe ngo usubize amafaranga yawe akakanya nge nago navuze ngo waranyambuye naravuze ngo oya ndashaka kwisubiza nimba umva narakwambuye yansubize nta kibazo yansubize munyemerere ibi bintu tuva aha ngaha ntabyo kujya hirya no hino birangire bive mu nzira mpita nanahindura topic Eric ijambo ni ryawe ngo uyu Benda yahageze ndashaka kugira ikintu musaba mwijiro tuje ritarakaye noneho na Benda tuze kumva icyo avuga mu birangiriza mu magambo make k'imfura z'i Rwanda naho nigeze nshaka kumwirukana Benda ngo dupfa ko yaze kuza mu rugo urumva arabizi ati Imana yo mu ijuru niba koko asenga Imana niba koko iyo Mana avuga ibaho avuge ko nyine abashatse kumwirukana uko yanze kuza gukora video mu rugo aho no kugira ute kushaka kugira ute gukora harassment yo kunyandagaza mu bantu ibyo bintu nabyumishe numva sinabyihanganye ibindi ameze nk'ari muri competition ngo apfukamye imbere hasi akazamura amaboko mu kirere ngo Imana yonyine ngo niyo yabigaragaza ngo andenze ngo kumenyekana muri kino gihugu menyekana ariko ugire n'amafaranga nabyo nta kibazo sibyo ikindi akinagaruka ngo cyo kuba naramusabye ngiye tuva kuri no live bwakiyemo akavideo bakatinze cyagihe ariho ngo Eric yaransabye none ndaceceka mugira muza kuba umwanya igihe cyanjye kuvuga ko nanze kumuvugiramo ndanje n'umurakari mwinshi amaza ufite proof ko njye nagusabye wanaze kugira mu rugo incire 3 sindagera iwawe Imana yo mu ijuru ko nagera iwe jewe nzi ubwambure bwa Bene cyangwa nzi ubwanye cyane twize twanyandikana n'amagambo y'urukundo ati Imana ko tugiye nawe twateretanaho n'aka gatoya aha ibyo rero narabimubashije muhabwo ngiye nongeraho ibindi bivuga ati umwana wanjye naje hano nanga kumena umucindi ndi kubyorosa ko nta kintu twavuga cyatari ariko turi gupfa ko wagiye guhostera ku muteremo ko none wowe uri kujya kuvuga ngo ngiye ngo naragusabye inzu nzoga mu nkwa zigiye muzigamye mukakoza gutwikira ku bantu kandi ngiye kunoza gutwika ukabarangira wowe uhiye nk'ubu nuko bushakira aje agakomakoma ukaza hano byo kwivugisha ngo bavuze ngo ntango uzagarara mu kuri harya ni kuri kingo kuri TikTok nirya Yesu mutamuzire wose umukorera ngo ntango uzagarara kuri izo live so ngiye ndagira ngo urisaba imbabazi muri public vuga ko ibyo bintu wavugaga wari ukunsebya cyangwa ne proof yabyo other than that nta mbabazi ngiye ndaguha nukuri ibyo byo kuzintu nsebya mu bantu man birekeraho man we can be friends cyangwa ni tube friend ngiye nawe nyangura friendship uko inshuti mfite ni nyinshi hani zambere imbwa n'izindi zibere imbwa akazi so I don't buy friendship kabisa inshuti mfite zirahagije kandi inshuti ni Yesu izo nifite zambere mu cyamara Amerika sezo ni nyeye so please let be nuza ibyo kuvuga ngo ni umwana niba atari na soba ni ugira icyo uvuga niba uri soba bivuga kuko uraza kwisama wasandaye murakoze c'est kufite ibyo nakubye gukora okay Benda social media ibambi ibicuma cy'ubugi bubiri iyo tugikoresheje nabi ariko social media ni ikintu cyiza bro ngiye ntabwo social media ni blaming it can be a good stuff ishobora guhuza abantu ariko tuyikoresheje nabi yanasenya abantu uko niko kuri Benda ntabwo ejo urabizi ko ejo twari mu kiganiro n'ura musore urazamuka wasabye kuzamuka vraiment ntabwo urabizi ntabwo nenda gusubye kuzamuka ibi ngibi nta uburenganzira bwo gukora social media ariko ngiye nabisabye kuva mbere ntabwo nshaka kugira ngo abe guhangana mu magambo tubimfura muri big deal ngo tubigire birebire yabeho kurakaranye cyangwa guhangana tureka amahoro ahinde nicyo nabasabye kuva kuri munota wa mbere nyuma yaho wabonye ukuntu abayutubere bantutse ngo ndangije ngo saga ngo ngiye gutangira ngo baratungwa n'iki ariko ngiyewe wabonye nabura avuga ati ni gute ibintu birangije bigitangira ariko ngiye novaga ari amahoro ahinze n'ukuri kw'Imana ejo uzamuka ntabwo nari nzi kuri buze kuvuga kuri se muhungu ariko wari ufite uburakari bwawe cyangwa wari ufite nabi biri ku mutima wawe uvuga biriya wavuze bavuga we uyu munsi nkwandikiye none ntabwo nagira nimero yawe munyemerere ibi bintu tuva aha ngaha
ntabyo kujya hirya no hino, birangirira aha, birangire bive mu nzira, mpita nanahindura topic. Murabukoze, ijambo ni iryawe. Murakoze kumpa ijambo. Ikintu kinzanye ahangaha ntabwo nari nanze kuvuga ngo nanze kuza live, kuko buri munsi iyo nje live hari ibintu mvuga bitari ngombwa ko mbivuga, uko niko nasobanuye, kuko n'ubundi nsanzwe njyaho live ariko ntabwo mba ngiye kuvuga ibindi bintu bambaje cyangwa bakoze. Nawe ubundi ngiye gusaba imbabazi Eric nciye bugufi, ariko nawe azinsabe bona kazi. Ukiri aho ngaho rero, manzi urangize na Eric ibya Caspi ndabishyiraho umucyo, avuya Caspi zamuka. Nta kibazo, reka muzamure Caspi, garuka Caspi, kamuva hi Caspi, request the mic. Sinze ahantu uza kubanza, niba ari kwa Caspi cyangwa niba ari kwa Eric. Urifuza kubanza he? Oya, ndabivugira muri rusange. Biratandukanye bro, biratandukanye. Caspi avuye aha nawe ari kurira yo kwarika ngo ni gute umubwira ko yaguhaye 100,000, urukumva ndaje bahema nigani kwanza nazamuke mitege baha bive mu nzira kandi yarakwigishije. Caspi zamuka, nguyu yaje. Hanyuma Benda, nguyu Caspi yahageze, urumva? Nguyu Caspi yahageze, uti nawe ugomba kunsaba imbabazi. Caspi, mute your mic, mutenga mic yawe. Wakomeza Benda, ngo warahari ndamukuzaniye. Mumbabarire, ntabyo kukinyuma y'igikari ngo tungo muze guhura mu birangiriza bive mu nzira, mu birangize kandi nk'abantu b'abagabo. Ngiye reka mbabwire ikintu kimwe, ahanga abantu bari kubota, ahanga abantu bari kubaseka, aba bantu bahuriye 950 bari kubashinyika. Ibi bintu mwakarangije mu minota 30 muri kwiha rubanda. Ngiye ngo tuvaza ntago macimishijwe nuko abantu bahuriye bagahurura. Ngiye niyo mwamudahari muzabaze nge bafite audience y'abantu buzuye. Hari abantu bari kubaseka, ntimutekereze bahuruye ntawo bitayeho, barashaka kubona muryana, bari gushaka kubona muryana YouTube cyangwa bagiye kubirikodinga bagiye kubacuruza. Ngo dufate niho naze gukora YouTube cyangwa kuko ntabwo nifuza ibintu bari kubacuruza. Eric, abingibi ahanga muri kuzamuka uko muri kuri giti bari kureba ingano y'ibitsina byanyu n'amabuno yanyu. Muri izina ry'Imana ngiyewe mba mfite abantu niyo mutaranga, nta munsi cyo nkora live ngo mbe munsi y'abantu 500 mba bafite ngo gacwamwe mu nyemerere ibintu birangire, tuzabone mugiye gufata amawadi muri mu bindi ngo tubanye babwiza ukuri. So nango hano muri comedy man abantu bari gushaka izina, niba icyo navuze kuri uyu muhungu cyamukomerekeje nakivuge musanze ariko ahangaha birangira anga ni revu ntituze no kwatinda nukuri bari gushaka kugira ngo mbaho umuco bro. Je nuko mva ngo ndufata okay ndahostinga ariko je sinkunda amatiku, je ndi umwunzi ndabunga. So nguyu Caspi arahari nani Benda. Caspi umva ibintu amaze ku we yaje ati ngo sindi buvuga ibintu byinshi kanze ese bimwe ari he, ntabwo nigeze nsevinga nimero y'indagirana. Umva hano Benda, ejo wavuze ko Caspi yakwambuye 100,000 ntakwigisha. Caspi aravuga ati sindi buvuga ibintu byinshi, ni ahita nyohereza ibintu. Umva hano uyu muntu ni wowe Benda, umva hano. Hariya serata twakoreshaga yitwa gute mwana? Ni ngibi isururu. Iyo ngibi isururu abari ukoresha kubera ke iyi manzo twayikoreshaga nuko kara gato kadafatira nini. Kara kicyatsi kimwerere ukoresha ya blue. Yeah. Narabyibagiwe ngo yakubyibagirwa ariko none atumwe narinzi nagatunyizi. Ndavugisha ukuri arahandi se nigeze nongera kwigira. Ahise mbireka abana ndavuga ngiye ngomba kongera kwiga uko nabonye control yanjye. Gukanda kiundagazo. Hano mu magambo yawe urivugira ko uzongera kwiga ari uko wabonye controller yawe. Urimo kumva Caspi akavuga ati uyu muntu ko namushatse ngo yari hano hejuru yawe ari kukumva ati ko namushatse nkamubura, kageraho nawe mwishakira wakambwira ko azongera kwiga ari uko amaze kubona controller ye. Ko controller ibonye ejo bundi ndi kumwe na Eric twaratangiye gukora, nanze kwigisha Benda nte 100,000 nibyo yarayampaye.
ariko ntabwo nanze kumwigisha, naho namushakiye yambwiraga ngo nimuhe ibyuma byanjye bitahaniwe, ntibyari gukunda. Naho bibonekeye ambwira ko ntashobora kumwigisha, ahubwo azongera kwiga amaze kubona ibyuma bye, kuko ari kumpara bikamubwira ko namwibye amafaranga 100,000, ntabwo ari kunyicira izina ntararyubaka, nkiri kuryubaka, nkiri kurwana naryo. Nguwo nguko ibisobanuro atanze nguyu ahangaha nyuma yo kumva ikiganiro wakoze ejo cyangwa n'amagambo wavuzeho ejo, nguyu nawe arahano. Ariko ibi ni ibintu mwabantu mureka mbabwiza ukuri, 100,000 ahangaha umuntu araza hano akavuga ngo dufata bitewe n'ukuntu utanga ibiganiro akampa intare $600 n'abandi bana hano birirwa batanga amakise. Ayo ni amafaranga y'akana k'intare bro. uretse ko hari ibintu nari ndimo sinzi uretse gato uburyo umwete uretse gato bari gushaka kugira ngo ncunguze uburyo umwete. Ibyo ni bya Kaspi niko avuze akiriyaringa avuga ati Benda yankomerekeje yambabaje aramparabitse. So Benda ngiyo version ya Kaspi, bose bati ugomba kwasaba imbabazi, nawe uti baragusaba imbabazi, ijambo ni iryawe rero. yereka mbanze nsaba imbabazi Eric, sibyo? Ndakumva. Reka mbanze nsaba imbabazi Eric, nciye bugufi musabye imbabazi, ariko na mbere nana zimusabye na live ikirangira nyuma byanarangiye nawe nakubwiye ukuntu yansubije. Ego ahubwo sinzi ikiganiro agiye kubona mbonera no barategunda, nibwo namwise mwandikira narajya namwe se mane kwibiboro nanze ko twabirekeye ko iki bikigera ngaho hose. Nongera namwe iti musabye imbabazi, nciye bugufi mbabarira. Haribwo twahise dupanga guhura, akamereza nyine nuza bono ninasize kukaba twaje gufunga aho ngaho ariho, aho haje umujinya ndabyemera, n'ifite umujinya mvuga n'ibitari ngombwa, mbisaba imbabazi Eric, musabye imbabazi, si ubwa mbere nzigusabye, ariko ino ni last warning. Nta hantu ngiye nzongera guhurira nawe mvuga ngo byagenze gutya na gutya nisobanura cyane nisobanuye, kuko ikintu cya mbere kigomba kubaho ahantu wakoreye ngomba kuwaza ahantu mwakorera, ntabwo muba muhihanyurukanye kubera ko ibi byose ngo byabaye, sibyo? Tuba tugomba no gusapotingana. Kuba nari navuze ko nzaza kuwa kane ni ukubera ko nari nzi ko ibintu byose twabisolvinze. Ngiye musabye imbabazi, nciye bugufi n'Imana ibyumve pe, nciye bugufi. Hari ikintu nsaba imbabazi cya mbere, navuze amagambo menshi atari ngombwa ko ngomba kuvuga. Ndivuga ngo naragusebeje, bisaba imbabazi imbere y'abanyarwanda baranga. Godfather Eric, fungura mic yawe. Godfather buretse bataragira ikintu bakomeza, sibyo? Yewe nk'umuntu nyene nka twe tuba turi hano nyene nk'abunzi, sibyo? Ndagiraga ngo Benda wenda reka ngusobanurire ikintu Eric, sinzi mba wenda ari yabivuze ntubyumve. Eric ya ikintu we ashaka, sibyo? Ukuvuga ngo we ashaka ko ubwira abanyarwanda, kuko we ikintu cyamurakaje ari kuvuga yuko ngo yavuze hari akantu bakase, uri kuvuga ngo yaragusabye nyine uramwingo, yaragusabye uramwima. Nicyo kintu ngo we ashaka ko ubwira abanyarwanda ngo nibyo cyangwa ntago ari byo. Yaragusabye ntabwo yagusabye, ubwo naba ataragusabye yagusabaga niki? Abantu bose bavuze ko yagusabaga, icyo bavuga ngo wagusabye, abantu bose baratranslate kuvuga ngo wavuze ngo ibintu bidakwiye, ntabwo turi bumenye ngo ni ibiki nyine uri kuvuga, kuko hano havugiye ibintu byinshi. Ariko we yabaye specific, aravuga atavuga ko namusabye, kandi iyo bavuze ko amusabye ntabwo abantu bose bahise babihererekeza, aravuga ati yaramusabye ngo amubenure. Yagusabye yagusabye ikibuga. Niko abantu bitranslatinga. So impamvu ngende gukora bino bintu, ntabwo nshaka ko bino biboro bizagaruka mani. Nibyo nshaka ko birangira, tureke guca ibintu hejuru mani. Tureke kuvuga ati ngo nyine navuze ibidakwiye, nta nyine uri confusing abantu. Nyine bishireho umucyo mani, utuve hano wigire mu kazi, ndabizi kuri mu kazi mani. Umva ngiye ikintu navuga. Ibintu byose nagiye kubona mbona binguyeho. Byatangijwe na Kaspi na Eric. Mu by'ukuri ntabwo nexpectingaga ko ibi bintu byagera ahangaha. Nuko bambwa ngo ni bakuru banye, nawe ngavuga ati ndi murumuna wanyu ndabuba. Ntago numvaga ko ibintu byose byagera ahangaha.
ngewe rero ikintu nasaba imbabazi Eric, ibyo byose navuze nabivuze kubera umujinya na Kaspi, nabivuze kubera umujinya, kubera ko nabonaga ni mwebwe mwahise mujya ku itangazamakuru nyine muba aba mbere mu kuvuga ibintu. Ibwo nanjye nahise nza kuri live mvuga ibindi nanjye. Yariyo mpamvu mbasabye imbabazi. Ibyo byose navuze byose byari umujinya, hari naho noneho byanandenze phone yanjye nyikubita hasi. Kubera ko hari ukuntu ibintu bikurenga. Ngiye nagiye kubona mbona ibinyamakuru byose ngo bashishwiburize Benda bamushwishiburize. Nibigeze bananganiriza bambwira uti se twakanye byagenze gute, bigeze banganiriza ibintu byinshi. Ibyo tunabireke. Nagiye kubona muri ibinyamakuru byose biri kuvuga inkuru imwe. Ndavuga se ko baba nta kintu byagenze ko batigeze banabimbwira. Ubwo umva nibo bavuze uti turabivuze. Ari nabwo naje muri aya matiku nubwo nari no kuyazamo. Niyo mpamvu rero ngiye nciye bugufi ikintu cyose navuze kuri Eric, haba harimo kumutebya, haba harimo kumwubahuka, haba harimo n'agasuzuguro, ngiye nsabye imbabazi kabisa. Nkuko namusabye imbabazi wenyine muri nuza nagiye kumwandikira wenyine, afata imbabazi namusabye wenyine, azongereho ko nongeye kumusaba isingiza imbabazi. Ibyo dukora byose ntabwo tubivuga kuko twishimye. Hari ukuntu uba wishimye ukavuga ibintu bikarangira, hari n'ukuntu uba urakaye ukavuga n'ibindi bintu bikarangira. Buri muntu wese niko ateye ndakeka. Kimwe nuko hari n'abarenzaho bakavuga reka tubyihorere. Ngewe rero nsabye imbabazi byose navuze nabivuze nahubutse. Ndasaba imbabazi n'abanyarwanda bose bari hano. Benda guhubuka no kubeshya biratandukanye. Waramubeshye ntabwo yagusabye yego cyangwa naramubeshye. Urakoze. Numva mwanyu no kumva Benda biragoye ko ushobora gufata ibintu akakanya ngo ubivuge byose uko biri. Amagambo akoresheje akayavugira muri rusange agasaba imbabazi, nawe mu mwumve rwose kandi birako na Semunga arimo kubyumva. Nubwo atewe ngo avuko byagenze byose ariko byibura abishye muri rusange asaba imbabazi. Je nuva mwamworohereza pe. Eric agiye gusaba imbabazi ndumva bite byawe isawa. Man, njye ntacyo dupfa ubyumve neza, na ninjoro twandikiranye neza, twari twapanze no guhura kandi n'ejo tuzahura, sibyo? N'ubu ukiri wiri ko duhura. Man, nkwifuriza gutera imbere, nkwifuriza ibyiza, sibyo? Nk'uko ubaye umugabo ugaca bugufi ukavuga ko byari ukubeshya kandi nawe nyine wari uzi ikiri ku mutima, wakoresheje defense mechanism yo kwidefanta nyine kubera wenda ibintu wari wumvise cyangwa wari ubonye, sibyo? Man, njye ndakubabariye, ntacyo dupfa cyatari man, ntacyo dupfa. Nitunahura nk'uko yandikiye ngo namushaka ko umwe azacaho kundi, tuzahora dusuhuzanye, twishime, dusangire kandi nta by'uburyarya, sibyo? So imbabazi ndaziguhaye kandi nanjye niba hari aho wenda nakuvuze nkagukomeretsa mbabarira pe, kandi mbivuze ngiye mbikuye ku mutima. Urabizi ngiye nta buryarya ngira, amezi 3 twari dukoranye wari waramaze kumenya. Ni straight the point, ntabwo nca ku ruhande ngo hirya no hino nkubwiriraho ukababara, ariko the next day ntabwo manye ifite inoza umujinya bihita birangira, sibyo? Sikunze kereka imbaro kundi ukuntu nzi bitandukanye. So yeah, so rero kubyivuze I understand you can't twese turi abantu. Hari igihe ubona ibintu bikurenze nk'uko uvuze tuyogeza phone yawe ku itasi kandi nabizi ko na phone yawe nuko yari umujinya nyine wenda no gusa njyewe ndakubabariye kandi nkubare bikuye ku mutima. Nk'uko uvuze ko ari last warning, njye nta kintu kibi nakuvuze ngo gusebya muri public. Ivyo ibinyamakuru uvugaho twagiyeho nuko baramaje ngo Benda yaragusabye, nawe sinabumvishe na audio nakoreje, nabo soma hano ariko audio sensitive no yigirute no ifungura. So at the end of the day nerekanaga ko yago kakano kwegabanga Eric ngo yaransa, ngiye mitangwa mu kantu, ngeze no kuri televiziyo biri live barongera abimbaza ngo baramusabye. So kumva nyine gusa ikintu kantu ko gusaba abantu numva bashimishwa n'akantu gatoya akariko bahita bazamukira ibyo kuba
twaratandukanye ntabwo bari bakiri kubirebaho, bari kureba ngo yaramusabye. So bivuze ngo abakozi tuzadukorana bazajya bababwira ati se wereke ntabwo aragusaba, so wowe ntabwo wumvaga uburemere bwabyo, wagira ngo uri gutwika cyangwa se uri kunzujya cyangwa kunshumika, ariko at the end of the day wibagije the strongest cyangwa uburemere bw'icyo kintu uri kuvugamo ko kimeze. So man, ejo nta kibazo, ngewe niba ugikomeje ko tuzahora, we will meet, nta kibazo, dusangire tuganire, nta byatari icyo dupfa na kiruta icyo dupfa, bareba ko babivuga. Thank you. Eric ninde wavuyeho ako si kabano ninde uvuze bino bintu gutya ibihe simbizi birizanye nkangacanga niba mvuze ngo akongera bamudereta birizanye muzige muzike hano baravuga ngo batazandoga kuroga se kuroga man icyo gitagize ntango wapfa bose babana bazamudereta dore basandre kabavana bazamudereta mwese kanzibambre babana bazamudereta mwese reka mbavana bazamudereta ibi bintu murambanga mukancurangura reka mwese nzibana cururuka bambure murancirika mukancurukura mukagera kwa nanjye mukagera yo karamza wewe wacu wagabanya ko Kwite hanze kutirika murafata pana mukagira nk'indaya za matimba. Okay twagiye murakoze cyane. Kwisabira Benda ataragenda maneje ndataniraho. Yego. Mani no kajya live wanwe kuko bishudu kwabuze byinshi bitari byiza. Najyaga mbikora kera ariko zo namuzamugira uzazimugira ntuzasubireyo. Zo namuzazimugira ni muhure ejo garamfure. No, but he's young, my young brother ngomba kumubwiza ukuri none. Muzahure ejo atugafata uko dufite umwanya muto tugafatana ntuza. Twagiye Kaspi. Godfather. Yes Bobo. Mushira aho ngaho. Benda ndagira ngo mubaze ibintu by'amafaranga. Ndabyemera yarayampaye. Kandi yayampaye atari nka Minerivare kuko Minerivare ntabwo wayishyurisha. Yarambwiye ati mfasha bro. Basi nguhe naga facilitation ndamubwira nta kibazo. Ndagira ngo mbaze Benda narakwigishije cyangwa wigeze umpamagara umunsi numwe nanga kukwitaba. Singiza kukubwira ngo kutaza kwiga. Reka ngusubize Kaspi. Ibyo byo kwiga byo ndabikiraho umucyo kubera ko nanjye nshaka amahoro ariko reka mbanze nkubwire. Uribuka ko wanizaga control. Bizama kavuyo ukajya umbwira ngo uyu munsi ntuhari ngo ejo uzaze. Ejo nkabone nabuze uyu munsi ndiga ejo ngajya gukora content. Uwo munsi nabwo ugahita umwana ntuhari ari wo munsi nagakuremo content ugahita umwana ngo nze nige ukabinunguza urabyibuka. Ibyo ngibyo tukabivuga. Uribuka umunsi ntwara control yawe ukambwira ngo nyikuzanire neza uri kunuka no kuri telefone ngo njye mbaseri phone ni kuri phone cyaje mbwira itonire mbanze mbivuge birarangira nta nubwo renga ngombwa kubivuga cyane sibyo. Hanyuma ikintu bibirarangira ndavuga reka mbanze ngure control ibyo narabivuze. Nzagaruka kwiga control nayibonye rika ataranaza nta n'ibya traffic biranaganya ataranaganya no kuza hanga. Nibwo naguze control nayiguze neza ubukwe bwa bukimara kurangira. Aribwo twakoze na ya boro ya mix turayikora igararangira. Ndakubwira ngo ngiye kuza. Hanyuma mu kujya kuza kwa wahise ujya mu bukwe ndaboreka nta kibazo. Wowe wose wanyibiruka ngo utireka madamu wanjye nasubirayo tuzahita dutangira twige. Siko wanyibwira. Nyuma yaho wagendeye. Oya nyine nyuma yaho yaho yagendeye. Umwanya wabaye ikibazo kuri wewe ubana ikibazo kuri njyewe. No niba nkumvishe neza umwanya wabaye ikibazo kuri we nawe. Ariko njye ngajya mubwira twige nasanga Kaspi sahari. Nono Kaspi yabimbwiraga icyo gihe ari uko twaraye dukoze ngo nze twige twaraye dukoze twatashye saa 8 hafi saa 9 akambwa ngo ejo nzaze twige bazaba hari. None ari ukuntu mbyutse meze n'ukuntu meze ngavuga iti se ruwate tugajya tubikora mu minsi tutari yakazi. Nayo mu minsi y'akazi ntaba hari. Ikintu yo namubwiye nge nari ko tuzakomeza tukiga niyo madamu we yaba hari kuko na madamu yazaga muri Delash kandi icyo gihe nduma twarakoraga ku wa mbere gusa. Ntabwo twigeze twiga narabaritse bajya muri hani mu nyine nk'abantu bakundana tutanagiye kure.
igihe naguhera amafaranga ni kangahe vugisha ukuri ngo igihe naguhera amafaranga yo kugira ngo twige wampaye 100,000 nyine mu kwezi kwa kangahe haciyemo igihe kuko nawe urabizi neza ko nabize nyuma yawe barangije Kaspi ibyo tubireke man ikintu nshaka kukubaza ni iki ngiki ufite umutwe w'amagambo uvuga ngo Kaspi yakwambuye amafaranga yawe urahamanya n'umutima wawe ngo usubize amafaranga yawe akakanya njye ntabwo navuze ngo waranyambuye naravuze ngo oya ndashaka kunsubiza nimba wumva narakwambuye yansubize nta kibazo yansubize man yagiye kubikora nababwiye ko dufata ndi igisubizo cya ndi igisubizo nkakamba mbere umoja reka maze yakoherereze ibintu birangirira aha yagiye kuyohereza deja ikindi nanone ngiye kuvuga ikindi narimbwiye Eric ikintu bari bunsabe imbabazi ubomba uko ari babiri Kaspi nawe niba naramuvu Kaspi ariko ndumva nta n'ikintu ngiye nigeze muvugaho mani ku buryo usibye ibyo kwiga kandi ibyo kwiga 50% n'ibyo n'ibindi 50% sibyo ariko urumva ni hagati y'ijana nyine y'ijana hagati ikindi kintu nabivugaho rero ikimama nimbabwiye ngo bansabe imbabazi nabo Eric na Kaspi uretse gato amafaranga wayabonye nabonye narakwigishije sinakwigishije banyigishije iminsi 3 sawa nta kibazo ibyo ngibyo ndabihamya neza kandi nawe ubwo kibaye clear wabonye amafaranga y'ibihumbi 100 sawa icyo ndaza kubasaba imbabazi urumva Eric ndi kukumva Kaspi ko yagiye ahise agenda atagize no urumva Kaspi imbabazi nciye bugufi na Kaspi urabizi ko ngira n'ikibazo Kaspi yanyezaga nari nkayimusubiza nka nyine ngabo tugahana amayiri n'ibindi byose tukavugana neza ndakumva ndi kukumva urumva ibi byose sinjye bitangiye sibyo iyo haza kuba cyagiye mukambwira mutararindira kubwira abagasuku ngo posting ngo benda ngo twamukanye tumushikishiburiza iyo uvuze usori gato muri kumavagara ukaba benda so igendereweho ntabwo nari kuvuga ngo muranyirukanye ngo niki nibwo nari kuvuga ibyo nari kubasabira imbabazi ibintu byose nabyisanze muri mwe mwateye sibyo ngiye ni n'umujinya wanankoresheje wese ugiye kugera kunyamo oya nyine babanze ntabwo ari kunyamo ariko nyine icyo nashakaga kuvuga ariko nyine icyo nashaka kuvuga ibisinge wabitangije nta nubwo nigeze nzana umutwe w'interuro cyangwa umutwe w'ikiganiro ibi byose byapfuye mu kutaganira ariko Benda niyo wiyukije neza twagize zino conversation inshuro nyinshi ikintu twapfaga Imana yari uko ukorera ahantu none se niba koko ibyo byarabaye ntabwo ari kujya mu itangazamakuru icyo twapfuye si twaganiriyeho bwa nyuma igihe twareraga nawe turi people Friday twagize emotion tukabana ngo dushaka twese gutandukana noneho kubana ngo uzasura aho hantu si bwakeye kuwa gatandatu ku cyumweru tukajya gukorera ahandi hantu kuwa mbere tukaba tubona ushyizeho kandi ubwawe ariwo watwibwire ngo ntabwo uzasubira aho hantu tukabona ushyizeho nuza fura yo kujya kuhakorera none se ko wavuze muri live ngo ngiye ngo mfite amarira ngo yingona ngo harya ngo nayo ngo y'uburyarya kandi ari wowe njye nawe twaragize emotion tukarira twariraga atari ukubera iki suko twaranga gutandukana turi kuvuga ngo tugomba kugumana nka team nese urumva utaraducinya umugendo ukahita ugenda ugakora kandi wavuze kutazajyayo yes ntabwo mvuga ngo uje kujya gukora ahantu ukorera mani n'ubu twakongera tugasubirana mani nabirenze sibyo but at the end of the day ni uko ibyo twapangaga wese wasubiragayo ukahita wongera ukabihindura which is not good niba twabaza ko turi team tugapanga ibintu
wavana ukahita ugenda ukabihindura none se numva ikibazo yari njyewe ikibazo ari Kaspi cyangwa ikibazo yari wowe tuza amaso inyuma bitekereze ariko nyine ntabwo byari ngombwa ko mujyana mu itangazamakuru mwari kuvuga ko Benda tutagikorana utamwirukanye utanamushwishwiburiza ibyo mani gusa ubwo kasikura muyobewe baza bodifata mani uragenda akikorera umutwe w'inkuru yiwe y'ibintu byiwe agenda akihimbira inkuru akikorera ibiki so kwa Fry yasohotse babona utariho redi byahise ikibazo okay at the end of the day eri Benda abohoye imitima yanyu siko bimeze namwe ni umutima mani kanye turi kuganira nese ko natavuye hano mani njyewe ntango njya ngira ntango nawe nkuko avuga ati nanjye byabaye gutyo nkuko avuze namenye telefone ndashaka kugira ngo buri muntu azabane umutima w'uruhutse nawe mu buhoro umutima wa Benda avuga ati ariko nubwo ibyo byose nabikoreye amakosa nyirabayazana twamaze kuzahura ejo Benda cyuzaza mani ndabaza nasubira iki bari uba usinzi uba wagiye yambwiye ati niba nagukomerekeje mungu yazisabye urumva nazi musabye ko abantu yarahaye ibi bintu abantu bari kuvuga ngo Kaspi ngo ngayivumba yaragiye nese ikibazo bafitanye si cy'amafaranga asa yamwishyuye biso ngo yagume yanakora iki kandi yamaze kumwisubiza amafaranga y'ibihumbi 100 so rero wenda hari ahantu yagushumitse wenda agomba kugusaba imbabazi sinzi hari ikindi kibazo mufitanye Benda na Kaspi urabona ko Kaspi gusaba imbabazi none se Benda ko Kaspi aguhaye 100 bye kandi waramubwiye ko wize 3 twanumvise n'ijwi umubwira ko udashaka kwiga ayo mafaranga urumva ntayo wari kumusigira nagajya ca bugufi nyereka mbanze nkubwiye icyo si ikibazo mani si icyumba ari ikibazo wayakiriye se ko atari ikibazo ndayamusubiza yose ariko ikibazo oya ndayamusubiza yose ngo iki ikintu ataka kumubwira nashaka kumusaba imbabazi namusaba ibyo banze wumve nabanza nkamusaba imbabazi hanyuma nabo bakabona kunsaba imbabazi nicyo kintu ataka gukora ariko wahise ava live none nabo Kaspi bashaka ko mvuga ahita ba Benda nyagusubiza cyangwa sinyagusubiza najya kuvuga ngo Benda nyagusubiza cyangwa sinyagusubiza tujya ngo muri kuvuga utereka tuze kubiganira dushaka birangirira okay so umva Godfather buretse Benda turagenda Godfather iyo viewers nakohereje ni umuntu yifite wenyine mbabarira niba wayirecordinze uyisibe ndakwinginze wayimpaye nyigusabye man niwe wasabye ngo twiyunge n'uyu mutipe none umve nawe ntabwo Godfather yabikora mani Eric ndakubaza uko jewe unzi muri ibi bintu jewe nunga abantu ntabwo ngiye ndi umuntu usenya my friend nyine mvuze ko ni wowe nifite mbabarira nyine nanjye ndakwisabira manzi nyumve abo ngiye ngo ari we Godfather kandi uranzi mani nawe uranzi wabwangatiwe n'iki cyo wigeze umuka maraje kizandi ngiye ko ngiye ngira umunwa ntabwo nshobora my friend ntabwo ngiye ndu mu birangize urumva ntabwo ngo ari we ngiye eri mu birangize urumva ko mu birangije ngiye inyota mfite nibyo nababwiye ko icyo byo nababwira kandi nabyumvise bigenda wabimpaye view once biragenda ibyo ngibyo ntabwo bigeze bibi uravuze urumva ndikubwira narinde ahantu harindi nagiye gukora ndumva mwandikura nkagenda oya urugendo rwiza kandi reka nkugira inama shakira umugumeho n'umugore mwiza w'umunyabwenge dore yaje kukurwanira intambara urakoze cyane Benda urakoze kabisa ubaye umugabo gusa imbabazi ni ubutwari thank you so much naheje karakiteri kandi umve ko mabari imana urabizi nta buri gihe ryangira bivuze ngo ndakora bari Eric asema kandi Merisimani ndabishimye ndabikunze nshimira wabwangatiwe ariko nuko ngarutse ubwa kabiri kugira ngo mbunge munshimire buri muntu wese ndamushimiye buri muntu wese uri hano nshimira by'umwihariko gahambirwe ni njyewe muntu wanga amatiku nkabahurizaho ngo by'umwihariko abandi babahuza bashaka ibintu by'intambara bahuza mbigira ngo be shoti bahuze mbuhure bashimire reba kingi nashyamba imana iguha umugisha ni uri muri ibi bibazo Benda nawe wakoze cyane mwana sawa namwe
Mubaze reka nanjye kwita kuri besto. Kandi yo mbamwe bravo. Sande sibyo umva rero mbere ko mugenda sibyo gorego nibyo Brown we gore Saram. izi ni ingaruka zo kudagushaka umugabo ushaka umugabo ese wowe na Moses ushaka umugabo hano hari umukobwa mfite hari umuntu bita Shasa urahe ndashaka kugurira akagutiya Semuhungu iwawe ufite akagutiya kamukwira Sasha uze ngurire Semuhungu agakanzu ndashaka kumugurira akajipo ese ninga kutagira umugore guteka umugabo gute none ndabwo ufite umugabo muri iyi minsi ngiye numvaga uramutse ugeze mu Rwanda uzahita urongorana na wa wundi motion yari wasanga kwitayipfuye urakoze I'm sorry ezeri amakuru avuga ko akuyemo inda niyo Godfather ngendi igendo man ndo bifuza ngo akoze abortion ngo akuyemo inda Eric Sarati Eric yaratwita ku namina ariko ahantu ya hosting yabasa neza bye man bye daddy umva akazi keza bana Bitsiti urakoze ntabwira besta washambwira umukobwa ndi nirinda ni Lydia umbwire Lydia shako ntakiryama sha urakoze Linda yitwa Linda wa undi wakunanaga na Zaba umwe Linda mwana waryamana araryama kararashika kurika kurota ndamubwiye yewe ndashimangiye abantu bose babohereje tipo Eric gumaho twataka gufite ibibazo Eric amakuru avuga ko ugiye gushakana amoretse gato amakuru avuga ko ugiye kurongorwa niyo ngiye kurongora umukobwa w'umuntu urarongora cyangwa urarongorwa amakuru abahungu benshi tukerekana ko nta mumwe urabaseriye mu tubaseriye ntawe urabaseriye n'abaseriye tuzababwiza umunyarwanda yego niyo azarongora niyo cyono sese make wamugore we mishika make thank you